Reba uburyo wakwifungurira email ukoresheje amazina yawe yombi nta kindi kintu bigusabye. Nkunze kubabwira ngo hagarika gupfusha amafaranga yawe ubusa nawe wabyikorera. Ibyo mba nkubwira ni ukuri kuko abantu benshi bakunze gutanga amafaranga bari kugira ngo baba creatingire Gmail kandi ni ibintu biri simple, ni ibintu byoroshye cyane kuba wabyikorera. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo wakwifungurira email ukoresheje amazina yawe yombi setup by setup. Icyo bigusaba ni ukureba iyi video kugeza irangiye ubundi ukamenya uko wafungura email utiri bujya ku mutekinisiye cyangwa kundi umuntu wari we wese akaguca ayo mafaranga yawe nimba ari 200 cyangwa se nimba ari 1000 arono ariko ayo mafaranga yari yo yose yagufasha mu tundi tubazo twa buri munsi. Iyi video nuyireba rero uramenya uburyo wakwifungurira email ukoresheje telefone yawe ndetse ugatangira no kuyibikaho ibintu nk'amafoto na nimero za telefone. Iyo video narayibakoreye na pininze link hano munsi ugenda uyikandeho urebe uburyo wabika ibintu byawe kuri email numara gucreatinga email yawe. Fata telefone yawe nkwereka uburyo wakwifungurira email. Uraza hano kuri application ya Gmail. Urabona ko bari kuguha ikaze kuri email kuko nta email irimo, ukande kuri aka kantu. Noneho ukande hano kuri add email address ahangaha. Uhite ukanda hano handitse Google. Hano tugeze utega amatwi niho byose bigiye kubera. Noneho urakanda hano kuri create account hano hasi ahanshize udufresh. Hano baba bari kukubaza amahitamo ya email ugiye gukora. Hano hambere baba bari kukubaza nimba ari yawe ku giti cyawe, aha ha kabiri bari kukubaza nimba ari y'umwana wawe, aha ha gatatu bari kukubaza niba ari ya business cyangwa ari ya company runaka. Iyo tugiye gufungura ni yacu rero tugiye kujya dukoresha ku giti cyacu. Urakanda hano aha kuri aka kantu ka mbere. Urabona ko aho bageze baba bari kugusaba gushiramo amazina yawe yombi. Hano hambere urashiraho izina ryawe ry'ikinyarwanda, reka nshireho Ngabonziza. Hano hasi dushireho Ernest. Uku nurangiza kwandika amazina yawe yombi ukande hano next. Nugera hano baragusaba igihe wavukiye ndetse nimba uri umugabo cyangwa umugore. Ego hano turahera aha hambere ni ukwezi wavukiyemo, mbishireho. Ubwo hano hambere iyo urangije gushiramo ukwezi wavukiyemo uhita ushiraho n'itariki, dushireho 31. Noneho hano baba bari kugusaba, bari kukubaza umwaka wavukiyemo, dushireho wenda 2002. Iyo urangije gukora biriya bintu urabona ko iyo ukanze next ntago byakunda. Hano bahita bagusaba icyitwa gender, baba bari kukubaza nimba uri umugabo cyangwa umugore. Ukande hano nimba uri umugore urahitamo kano ka mbere, ariko birumvikana ko ndumugabo ndahitamo kano ka kabiri. Numara guhitamo ukande next. Urabona ko bikunze. Hano bahita bakuzanira amahitamo abiri ya email wahitamo. Ndahitamo ahangaha ha kabiri. Ubwo nawe urahitamo aho uri kubona amazina yawe yuzuye. Urabona ko iyi email yanjye bahise bampa Ngabonziza Ernest 35@gmail.com. Iyi email kugira utazayibagirwa uyandika ahantu kuko abantu benshi bakunze kwibagirwa email. Kugira ngo utazayibagirwa uyandika ahantu mu gakayi cyangwa uyige screenshot urayandika umaze gucreatinga imaze kugera muri telefone. Nurangiza kuhitamo iyo uri kubona ikoroheye urakanda next. Noneho ahangaha baba bari kugusaba password. Password ya email iri mu kibazo gikomeye cyane abantu bakunze kwibagirwa, ariko buriya nuko ari cyagihe bagufunguriraga email. Nimba turi kujyana uri kwifungurira email hano kuri password ushirimo ibintu byoroshye. Urugero ushobora gushiramo izina ryawe ry'ikinyarwanda n'igihe wavukiye, cyangwa ugashiramo izina ry'umwana wawe n'igihe yavukiye. Ahangaha icyo nshatse kuvuga ni ukugira ngo ushiremo password ikoroheye utazibagirwa. Ariko icyiza nuko washiramo izina ryawe ry'ikinyarwanda, noneho ugashiraho n'igihe wavukiye, cyangwa ugashiramo izina ry'umwana wawe n'igihe yavukiye. N'ibintu utakwibagirwa, ntago wakwibagirwa izina ry'umwana wawe n'igihe yavukiye. Niba utaragira umwana washiramo izina ryawe n'igihe wavukiye, ni ibintu byumvikana. Noneho nuza kwandikamo password uvivure kano kantu kugira ngo wandike ibintu uri kureba neza, inyuguti zuri kwandika kugira ngo utandike ibintu bitari byo, kuko iyo katavivuye uba uri kwandika ariko utari kureba ibintu uri kwandika neza. Wowe ukavivure kugira ngo wandike ibintu by'uri kureba. Ngaho shiramo password uri kumva ikoroheye utazibagirwa.
niba warangije gushyiramo password, iyo password uriyirebe neza urebe uko yanditse, cyangwa nayo uyige screenshot. Byaba byiza uyanditse no ku gapapuro ahantu kugira ngo utazayibagirwa mu gihe wongeye kuyikenera ugiye gushyira email yawe mu yindi telefone runaka. Noneho ukande next nimba warangije kwandika password yawe. Urabona hano ko bahita bakubwira ko email yagezemo iyo wahisemo ari iyi ngiyi. Izina ryawe ni Ngabonziza Ernest, noneho email ni Ngabonziza Ernest 65@gmail.com. ukande hano next niba uri kubona babyanditse neza. Noneho uscrolling umanuke hano hasi ukande hano kuri agree. Utegereze, biratinda ariko n'ubundi biba biri gukorwa neza. Google ibiri kubikurikirana fresh. Urakomereza utegereze wihanganye, bijya bitinda ariko iyi ni setup ya nyuma. Nibirangira email iraba yageze muri telefone. Noneho urabona ko byarangiye, n'ubundi email yawe bari kuyikwereka hano hejuru. Ukande hano, ukande kuri aka kantu kano kari hano hasi mu nguni. Ubu ngubu email yacu yageze muri telefone. Reka dusubire inyuma urebe. Urabona ko email yacu ihita igera muri telefone. Ubu ngubu urabona ko hano harimo email, wakora ibyo ushaka. Noneho urabona ko iba yagezemo neza cyane. Urabona ko ni email nshasha, nta notification bari batwohereza kuri email. Ubu ngubu noneho wajya no kuri YouTube channel ugatangira kureba ibintu, kuko iyo udafite email muri telefone nta kintu na kimwe wakora kuri telefone, cyane cyane kuri izi mbuga zikoresha internet. Urabona ko noneho dusacinze ibintu ahangaha, urabona ko ibintu byatangira kuza. Urabona ko email yacu yageze muri telefone, nta kibazo kirimo. Watangira no kureba video. Urabona iyi ni ya video nabakoreye y'uburyo wabika ibintu kuri email, nayo wagenda ukayireba. Ni video nziza cyane. Noneho ubushaka waza no kuri Play Store ukatangira kudownloadinga application, kuko email uko yagezemo ni ukwemeza gusa. Urabona ko ibintu byose biba byabaye ruzungu. Ese ubibonye ko watangaga amafaranga yawe mu bintu byoroshye cyane? Nimba ubibonye iyi video sharinge ku nshuti zawe, nazo zibashe kumenya uburyo zakwifungurira email, ntibazongere gupfusha amafaranga yabo ubusa, nabo babyikorera. Ikindi ntiwibagirwe gukora subscribe. Nimba hari n'ikindi gitekerezo cy'irindi somo ushaka ko tuzigaho ubutaha, ubyandike muri comment tuzarirebaho. I'm here for you.